uyu mugore aharuruka umugabo akazaza asambana. Umugabo nihuta muri iki gitekerezo, Bibiliya ikomeza itubwira ko umugabo yaragiye ajya kuzana wa mugore wahukanye. Agezeyo avugana na sebukwe. Muraza kumbwira amakosa uyu mugabo yakoze. Agezeyo aganira na sebukwe. Sebukwe aramubaza ati se kuje? Aramubwira ati nje gutwara umuntu wanjye wahukaniye aha. Sebukwe arangije aramubwira, aramusibya. Murongo wa 4. Nuko sebukwe se uwo mukobwa aramusibya, amarana nawe iminsi 3, bararya baranywa bararayo. Yari yagiye avuga ngo ngiye kuzana umugore wanjye ndahita ngaruka. Agezeyo sebukwe aramutinza iminsi 3. Ariko ku munsi wa 4 bazinduka mu gitondo kare, nuko uwo mugabo arahaguruka ngo agende. Ahagurutse nanone ngo agende, se w'umukobwa abwira umukwe wati enda gatsima usegura umutima mubone kugenda. Ubwo atendejwe n'agatsima, ntago mwagenda tutabagaburiye, nimubanze mugira akantu mufata. Nuko baricara baranywa barasangira. Se wo mukobwa abwira umukwe wati ndakwinginze rara hano iri joro unezerwe. Uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe aramwinginga ngo yongere kurara. Ku munsi wa 3 azinduka mu gitondo kare ngo agende. Se w'umukobwa aravuga ati ndakwinginze tuza twirirwane tugeze ko bwira. Nuko barasangira. Umunsi ukuze bigeze nimugoroba, uwo mugabo ahagurukana n'umugore we n'umugaragu we ngo bagende. Sebukwe se w'umukobwa aramubwira ati dore burije, ndabinginze murare hano ijoro riraguye. Rara hano unezerwe maze mu gitondo cya kare uzatahe. Ariko uwo mugabo niyemera kurara. Arahaguruka arigaba agera ahateganye n'i Yebusi. Yari afite indogobe 2 ziriho amatandiko n'umugore we nawe bari kumwe. Bagera i Yebusi umunsi ukuze. Nuko umugaragu abwira shebuja ati ndakwinginze ngwino dukebereza aha tujye gucumbika muri uyu mudugudu w'abayebusi. Ariko shebuja aramubwira ati nituri bukebereze mu midugudu w'abanyamahanga. 14. Nuko barakomeza baragenda, izuba ribarengeraho bageze bugufi bw'igibeya y'Ibenyamini. Bubiriraho batarageraho bashaka kugira gute bashakaga kujya. Barangije bahura n'abagome b'abatinganyi. Abagome b'abatinganyi baza gufata umusaza wari wabacumbikiye. Baje uwo musaza aravuga ati rero uyu mugabo afite umukobwa, uyu mugabo afite umugore, nanjye mfite umukobwa muri uru rugo. Nimubafate mubasambanye mubagenze uko mushaka, ariko nje n'uyu mugabo w'umushyitsi wanjye nimutwakure. Abatinganyi barihanganye bafata wa mugore na wa mukobwa baragenda barabasambanya. Bibiliya ivuga ko mu gitondo babyutse bagiye kubona babona wa mugore wa mugabo aje akambakamba apfira ku muryango. Bari bamusambanyije bamwangije abarapfuye. Apfuye wa mugabo afata wa mugore we, wa murambo w'umugore we awucamo ibice 12. Buri gice cyose acyohereza mu muryango runaka wa Isiraheli. Habaye amahano menshi kubera icyo kintu. Ndashaka abantu babiri bambwira ikintu, ikibazo uyu musore w'umurewi yagize ni iki. Igitekerezo ndagisomye. Nayahe makosa uyu musore w'umurewi yasomye guturuka mu buzima bw'atangira. Yego, abantu babiri. Ikindi kintu gikomeye hano nuko umuntu utarigeze abindaya, utarigeze asambana, ajye yitonda, kuko hari igihe Satana gufatirana akaguhuza n'umuntu wabaye umusambanyi kera. Ibi birasaba ngo nuramuka waririnze jya usaba Imana igukorere mubo yarinze, kuko baba bagize gute